Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nimuhumure bana b'Imana, duhananire ubutungane, tworoherane buri munsi. Dufashijwe n'amasomo kuri wa kane w'icyumweru cya 10 gisanzwe, tariki 10 Kamena 2021. Isomo rya mbere ni ryo mwera Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 3 umurongo wa 15 kugeza kwa 18, n'umutwe wa 4 umurongo wa 1 umurongo wa 3 kugeza kwa 6. Bavandimwe, kugeza amagingo ya uko abayahudi basomye bya Musa, hari nk'igihu kibambitse ku mutima wabo. Uwo mubambiko uzavanwaho nuko bagaruriye Nyagasani umutima wabo. Mu by'ukuri Nyagasani we Roho, kandi aho Roho ya Nyagasani ari niho haba ubwisanzure. Nuko rero twebwe twese aburuhanga rudapfukiranye turashashagira ikuzo rya Nyagasani, bigatuma tugira imisusire ye mu ikuzo rigenda ryisumbura ku bwa Nyagasani ari we Roho. Ku mpuhwe zayo Imana yatweguriye uwo murimo, bigatuma tudacika intege. Nyamara niba inkuru nziza yacu yabitumvikana, abatayumva naborama n'abemera gato, Imana y'isi yahumye ubwenge ku buryo batagerwaho n'umucyo w'inkuru nziza n'ububengerane bwa Kristo, we buranganya kuri bw'Imana. Si twe twiyamamaza na gato, ahubwo twamamaza Nyagasani Yezu Kristo. Twe twizeho ko abagaragu banyu tubigiriye Yezu, kuko Imana yivugiye iti, urumuri nirwakire mu mwijima, ni ubwayo yamurikiye mu mitima yacu ngo tumenye ikuzo ryayo ribengerana ku ruhanga rwa Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 185. Ikuzo ry'Uhoraho rizaguma mu gihugu cyacu. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze. Aravuga iby'amahoro y'umuryango we n'abayoboke be. Koko ubuvunyi bwe buba hafi y'abamutinya, kugira ngo ikuzo rye rigume mu gihugu cyacu. Impuhwe n'ubudahemuka byarahuriranye, ubutabera n'amahoro birahoberana. Ubudahemuka buzamera busagambe ku isi, maze ubutabera buruhuke buva mu ijuru. Uhoraho azabaha ihirwe, maze isi yacu izarumbuke imbuto. Ubutabera buzamugenda imbere, n'intambwe ze zigaragaze inzira. Ikuzo ry'Uhoraho rizaguma mu gihugu cyacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 5 umurongo wa 20 kugeza ku 26. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati, reka mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba bw'abigisha amategeko n'abafarisayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Mwumvise ko abakurambere babwiwe ngo ntuzice, kandi nihagira uwica azabibarizwa mu rubanza. Ngewe mbabwiye ko umuntu wese urakariye uwo bava indimwe azabibarizwa mu rukiko. Naho nabwira uwo bava indimwe ati gicucu, azabibarizwa mu nama nkuru. Namubwira ati uri umusazi, azishyurira mu nyenga y'umuriro. Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro, ukayibukira ko uwo muva indimwe mufitanye akantu, reka ituro ryawe imbere y'urutambiro, ubanze ujye kwigora n'uwo muva indimwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Jya ugira ubwira ngo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo ataguteza umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaburoshywe mu buroko. Mbikubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, Kristo naganze mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Umuhanga yigeze avuga ati, hari ubwoko bubiri bw'indwara. Indwara watewe ni za zindi zishobora kwizana, n'indwara ubwawe witeye. Iyo rero witeye niyo mbi kurusha izindi zose. Undi muhanga ati, burya kenshi umuvuzi ashobora guhinduka umurozi akongera akagaruka akaroga atitonze. Rero iyo umurozi aroza umuntu, akenshi nawe umenya umuti yamuha kugira ngo akire. Rero bavandimwe, umuntu ashobora kwiroga kandi byabaho. Umuntu ashobora kwiyica. Ntimuzi se ko umuntu ashobora no kwiyahura nyine? Kimwe nuko umuntu ashobora kwivura, kwikiza, kwiyubaka, kwisukura, kwigorora, kwigirira neza. Bavandimwe, muri aka kanya Imana itugiriye neza, irebye ubukene n'uburwayi twari dufite, hari ubwananiye ba muganga. Rero muri aya masomo turazirikana ku ndwara igiye gutumara hafi ya twese muri iyi minsi, turamutse tutivuye cyangwa tutivuje hakiri kare. Inzira zikiri nyabagendwa, gahunda ya guma mu rugo itaragaruka. Ni indwara y'uburakari, la colère. Uburakari cyangwa umujinya twajyanye na buriya bwoko bw'indwara umuntu ashobora kwitera, ariko ashobora no kwikiza. Cyane cyane wemeye gukora urugendo
bwo koroherana buri munsi, la tolerance. Uzasanga muri iyi si tutari abamarayika, turi abantu bacumura, abantu b'abanyabyaha, dukora ibyaha. Uramutse rero ugiye wita ku kantu kose bagukoreye kabi, ugakabika mu mutima wawe ukarundayo, wazahinduka ingarani ndakurahiye, ukabora ukanuka. Ibaze nawe imyanda iri iwawe yose, umunuko w'imbere. Rero bavandimwe, ni ukwitoza hakiri kare kwakira abandi mu ntege nke zabo, kuko natwe twese turi abanyantege nke, mu mafuti, mu byaha bakora. Atari ukubashyigikira no kubarera abajeyi cyangwa gutita ku bintu, ahubwo kwigana Yezu. Imana itubabarira ibi byose tuba twayikoreye. Nyagasani, uramutse witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Ngaho rero warakaye nyine, warakajwe n'iki? Ese n'ubwa mbere ubonye icyaha? N'ubwa mbere ubonye umunyamakosa? Aha, Pawulo mutagatifu mu isomo rya mbere abinyujije kwa bayoboke b'Imana bari Korinti, ubwo bari bafite ikibazo cyo gushyamirana, habuze ubumwe iwabo, inite. Natwe rero aratuburira kwagura imitima yacu ikiri mu rwango, umujinya, uburakari, inzika, ishyari, amatiku n'ibindi biwuboza, kugira ngo Kristo amurike mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi. Pawulo mutagatifu yagize ati, urumuri rwakire mu mwijima, Imana ubwayo niyo yamurikiye mu mitima yacu, ngo tumenye ikuzo ryayo ribengerana ku ruhanga rwa Kristo. Amen. Umwijima uragatsindwa n'Imana bavandimwe, uganisha ku rupfu. Uko niko icyaha kituganisha mu rupfu, igihe dutaretse Kristo ngo amurike mu nkebe z'umutima wacu, ahakura icyitwa umwanda cyose, uburakari. Bavandimwe muzapereze mu mahanga yose, burya ntawe yifuza gupfa. Ikigaragara kuri iyi si twese dutinya urupfu, nubwo tuzapfa. Ariko kuki natinya urupfu, ariko ngahindukira ngashaka kwiyica? Hanagira untungira agatoki cy'indwara igiye kunyica, cyangwa kandagira umuti ugiye kunkiza, aho kugira ngo nivuze mfate uwo muti nkire vuba, ahubwo ngakomeza kwihagararaho, gutsimbarara mu mafuti. Yezu umunsi mu ivanjiri aradutungira agatoki cy'indwara turwaye, z'amoko menshi, zituruka ku makimbirane, cyane cyane za ndwara z'umutima, umwiryane, amakimbirane, ubwumvikane buke, zose twahinira mu ndwara y'uburakari, umujinya, la colère. Kwigana Yezu ugakora icyiza, ukiyunga n'abavandimwe, yiyo imiti itatu Yezu atugeneye uyu munsi kuri iyi ndwara y'uburakari. Umuti wa mbere Yezu aduha kuri iyi ndwara ni ugutigana abafarisayo n'abigisha amategeko, indyarya, abakurikiza amategeko by'inyuma, formalite. Bityo buri gihe ubutungane bwacu bugafatira kuri Kristo, urugero ni Kristo. Naho umuti wa kabiri ni ugukora icyiza buri gihe, buri munsi. Bityo muvandimwe, ukitoza buri gihe kwinjiza icyiza muri wowe no gusohora icyiza. Yezu yagize ati, njyewe mbabwiye ko umuntu wese urakariye bava indimwe azabibarizwa mu rukiko. Utube hafi Nyagasani, akenshi turakazwa n'ubusa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni wowe wadutabara Yezu mwiza. Umuti wa gatatu Yezu aduhaye ni ukoroherana, la tolerance, la réconciliation, kwiyunga. Ikigaragara abavandimwe, ntawe kwihandagaza ngo arajya kwiyunga n'abandi mu gihe we ubwe atariyunga, mu gihe atarasana umutima we. Mu gihe utarasana umutima wawe, wajya gusana ute uw'abandi? Mu gihe urugo rwawe rwakunaniye, ariho habamo za bombori biracika, za karabaye, wajya kungiza abandi ute? Ubikuye he? Ya mvugo ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Muvandimwe rero, hera iwawe ukomereze n'ahandi. Niba iwawe byakunze, byumvikane n'ahandi bizakunda. Hera iwawe mpera iwanjye. Ikigaragara abavandimwe, iyi nzira y'ubwiyunge Yezu aduhayemo urugero yo gufatira ibintu bitarakomera, bitaragera kure, akayamvuga ngo ufata ihene ayifata igihebeba. Iyo uramutse upinze inzira ye Yezu, birangira ibintu bidogereye bigeze kure nyine, byaturitse, bitangirira mu nzira, bigakomereza mu rukiko, bikazarangiza muri prison, mu buroko, prison ya shitani, prison y'icyaha, uburoko bw'icyaha. Kandi icyaha kiganisha ku rupfu, rwa rupfu dutinya nyine. Ngiki igihombo, uburakari bukurura igihombo. Yezu ati, ndakubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye kugeza ku giceri cya nyuma. Yezu urakoze gutuburira. Umuhanga yigeze avuga ati, uburakari burahenda bavandimwe, bugura amafaranga menshi iryaguye, kuko nyine butwara byinshi bugasakuma. Hirya kure cyane, umugabo w'umukristo yari n'umukire cyane, yari umugira neza, ariko akaba yari afite ingeso y'uburakari, akarakazwa n'ubusa. Yasanga hari uwakoze icyo atashakaga, agahita arakara, agatangira agira nabi, yihorera cyangwa yihimura.
nuko umunsi umwe aje kuruhuka saa kurya, ndavuga saa sita, asanga umudamu we yatije isafuriya ku bantu b'inshuti ze. Nuko wa mugabo ararakara cyane ngo kuki umudamu yiha gutanga isafuriya atamubajije, ngo ako nta gasuzuguro. Nuko ubwo aratangira aramunobagura karahava. Birababaje umugore icyo gihe aratwite, kubera izo nkoni zose umugabo mukubise, birumvikana yanda irakorogana. Wa mugabo ko kanya ahita amujyana kwa muganga ngo bamwiteho. Nubundi wa mugabo agarutse, kuko arafite imodoka y'agatangaza nk'umukire wese wiyubashye, nuko aparitse gato mu rugo iwe ngo aze gusubira ku kazi mu kanya amaze gufungura. Umwana we yarimo yikinira, aza gushkorabaga kuri ya modoka. Se ahindukiye abona ya modoka yakobotse, wa mwana yayangije. Se yibaza ukuntu iyo modoka y'agatangaza uwo mwana yitinyutse bene ako kageni akayishkorabagaho. Nuko igifute cy'uburakari gihita kimuzamukamo, atiriwe wabaza, ahita kubitagura wa mwana amuvuna akaboko. Nuko umwana aratangira arataka cyane, araboroga cyane. Se n'ubundi ahita amutabara amujyana kwa muganga kugira ngo ajye kumuvuza. Nuko amusiga kwa muganga bari kumushyiraho sima ku kaboko. Wa mugabo n'ubundi agaruka mu rugo yihuta, noneho aje kurya bya biryo yasize ku meza ngo abone asubire ku kazi. Nuko ageze mu nzira ari kwiruka, hari mu gihe cy'imvura, nuko atambuka kuri gurupe y'abantu bari bicaye hafi y'umuhanda. Wa mugabo ahita atekereza ko ubwo bicaye aribo bari kuvugaho, arabarakarira. Nuko n'uburakari bwinshi ahita abatera ikiziba, arikomereza arigendera. Ageze mu rugo aparitse ya modoka, ajya yitegereza neza ngo arebe uko umwana yangije. Asanga umwana hari inyandiko yashyizeho bya bindi yasharabaze. Ubwo umwana yari atangiye kwiga ibihekane mu ishuri, yari yanditse kuri ya modoka ati, papa ndagukunda cyane. Wa mugabo mu gihe ari kwicuza ibyo yakoreyeho wa mwana we, uburyo yahondaguye umwana we akamuvuna, kandi yari yamwandikiye amagambo meza. Muri ako kanya hahita haza gurupe y'abantu bambaye neza, binjira muri rwa rugo batazi ruhe na ruhe, batangira kurimba n'ibyishimo byinshi bavuza ingoma. Wa mugabo nanone biramurakaza cyane, ashaka kubirukana abakubitagura. Bahita baramubwira bati, tuje guhimbaza anniversaire yawe nk'uko umudamu wawe yari yabidusabye ko tuzaza kuri iyi tariki, n'ibyishimo byinshi mu rugo rwawe. Rero nitwe rwatambutseho ku muhanda udutera ibiziba. Rero ntabwo twabyitayeho, twahise twihanagura turiyuhagira kuko twari mu kazi kose. Ubwo rero icyo gihe twarimo tugutegurira umunsi mukuru. Umugore wawe rero yari yaradutije isafuriya ngo tumutegurire surprise ishyushye cyane tuzagukorera kuri anniversaire yawe. Rero twebwe nk'inshuti ze yatunyuzeho ngo kugaragariza urukundo agukunda kuri anniversaire yawe. Wa mugabo byumvise amaraso yongera aranega. Yatekereza uburyo abantu baguye umugore amuziza ubusa ngo yatije isafuriya atamugishije inama, kandi uyu mugore ari wagiriraga. Yatekereje igihe cyose atakaje mu nzira ari gutunda umugore n'abana kwa muganga, n'ibindi byinshi amaze kwangiza mu masaha atarenze 5 gusa. Yatekereza icyo gihombo cyose agize mu kanya gato gashoboka kubera guhubuka no kurakazwa n'ubusa, kandi ibyo byose we yabyitaga amakosa. Bwari uburyo abo ngabo bahisemo kumugaragariza urukundo ari we babigirira. Uyu mugabo agahinda karamwica. Mubyeyi, ibaze nawe, umuntu ni wowe ari guhihibikanira, warangiza ukamutobera nkaho wandi utema ishama ryicayeho, ugaharabika kiliziya kandi ariyo yakureze igikomeza gukurera, ugafungisha umubyeyi wawe kandi adahwema gukwitaho. Ibaze nawe uri nk'uyu mugabo wabigenza ute? Rero nyuma y'igihe kirekire wa mugabo ari kwicuza ibyo yakoze byose muri ubwo burakari, ibyo yangije. Cyakora nyuma y'uko wa mugore we na wa mwana we bakize bagarutse mu rugo, yarapfukamye abasaba imbabazi, yiyemeza kutazongera guhubuka. Bamuha imbabazi. Uhera ubwo yanagira ikimurakaza, noneho akabanza agatuza, akabanza agacisha make, akabaza uko byagenze. Na nyuma yaho niyo hageraga umuhemukira, byibuze asiga abanza kwitonda, agashishoza, akabanza kwiga icyateye icyo kibazo, maze akagikemura neza. Ubu none habanye neza n'abo mu rugo rwe n'abaturanyi. Ni intangarugero pe. Nubwo uburakari bwamusize iheruheru, umusigira amadeni menshi cyane, bwamusiga igihombo, ariko umusigira n'isomo. Nta kirakazwa n'ubusa. Umuhanga yagiye asobanura umujinya icyo ari cyo, nuko aravuga ati, umujinya cyangwa uburakari ni igihano wiha hejuru y'ikosa ry'undi. Ibaze nawe kwiha igihano. Mukristo rero, reba ibintu byose umaze guhomba kubera kurakazwa n'ubusa. Reba ibintu umaze kumena, reba igihombo witeje n'abandi wahombeje. Reba uko wahombeje kiliziya n'igihugu, akarere, aho ukora kubera uburakari.
reba uko wahombeje urugo rwawe kubera uburakari, umutima wawe warabishye kubera uburakari. Rero nawe muvandimwe uhinduke, ureke kurakarira uwo mubana, ureke kurakarira Imana n'abana bayo, maze nawe umuntu mwiza buri munsi, umunyamahoro buri munsi. Naho ubundi muvandimwe ugiye uhura n'umuntu umwe akagutuka, ibyo ukabibika iwawe, ejo wahura n'undi akaguciraho, ibyo nabyo ukabibika, undi agakwiba nabyo ukabibika, undi akagusitaraho, ibyo nabyo ukabibika, akaguciraho, akagusebya, ibyo nabyo ukabibika, undi yakuvuga nabi we, ibyo byose ugahita ubibika ngo nawe uzamwihimuraho. Ukabibika he? Mu mutima wawe. Utegereje iki? Kwihimura no kumvisha abandi? Abo bose bakugiriye nabi, bakuvuze nabi, ngo bamvuze we, bamvuze nabi, ugahita urakara, umuntu ukawuzingira ingata. Ibaze nawe umukristo ubitse ibitutsi mu mutima wawe, ugafata uwakuneguye wese ukamubika mu mutima wawe, uwakwimye, uwagututse, uwagusuzuguye, uwakugiriye nabi. Ese muvandimwe, uri ingarani, uri umurwanyasuri, uri umuhanda, uri ikiraro cy'amatungo, uri ububiko bw'inyanda? Oya muvandimwe, sigaho. Urabura iki ngo wisukure koko? Urabura amazi? Wagize vuba inzira zikiri nyabagendwa, ukigorora, ukitunganya, ukiyunga, ukoroha. Nabyo Yesu yasorejeho ati, mbikubwiza ukuri, uburakari buzakugeza muri prison ya Sekibi, ntabwo uzavamo utishyuye kugeza ku giceri cya nyuma. Igiceri cya nyuma babyeyi ni igihombo. Ese koko umuntu nkanjye w'umukristo nkomeze nkorere mu gihombo koko, cyangwa nshakisha igihembo? Ninde wakwishimira guhomba, agahombana, agahomboka kubera uburakari? Ndamutse noroshye, hari amagambo abiri nahinduramo inyuguti imwe nkayisimbuza indi, ubwo ngahita nkira. Ahari o ngahashyira e, aho kuba umurozi nkaba umurezi, aho guhomba ngahemba, nkareka igihombo cy'uburakari, igihombo ngashaka igihembo cyo koroherana. Reka rero aho bugereye muvandimwe, twipakururemo icyitwa uburakari cyose, cya kindi cyadukuriye igihombo, maze dushakisha igihembo cy'ijuru kizaturuka ku koroherana, tukiri mu nzira hano ku isi, bitaragera kure, tutarapfa. Muvandimwe, uyu muti uwufate 3 ku munsi: mu gitondo koroherana, ku manywa koroherana, nijoro koroherana, buri munsi koroherana. Mu bworoherane mwese Imana ibahe imigisha n'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.